Izi ngurube ubu ntiziramara amezi 4. Zasimbuye izindi zari zimaze amezi 5. Njyewe rero ubaho maze kugira ndashima Imana yo mu ijuru. Byari bigoye no kubona ibyo kurya, byari bigoye. Nitwa Vumiriya Garatsiya, nkaba ntuye mu mudugudu wa Tetero, akagari ka Kagenge, umurenge wa Mayange. Ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo n'abana 3. Jewe mbere byari bigoye cyane kuko ndi umwe mu bantu barihirwaga mituweli n'umuryango wose, ariko ubu kugeza izi saha turi kwirihira, kuko ubu ngubu mbere bakiturihira aribwo bahitaga baduha amafaranga ari ayo kwiteza imbere y'abana, ari ayo muri Shirakibondo. Njye naratekereje shaka umushinga nakora kugira ngo wunganire urugo. Ayo mafaranga rero barayampaye, ngura ikibwana cy'ingurube kuko nakiguze 25. Ubu kugeza izi saha jewe mfite ingurube 4. Zirakura mu mezi 4 nkazigurisha, nkongera nkagura. Ubu uko byagenda kose, uko ariko kose, hari aho navuye, hari naho ngeze izi saha. Nukuri ndashimira abaterankunga badufashije kuko bakoze neza. Abana banjye ntibarwaye bwake, ntago bagiye mu mirire mibi. Nukuri ikigeretse kuri ibyo kwaba ari ukugaya. Jewe inama nagira abantu nkanjye nk'ubwo bufasha bampaye, njye ndiheraho nta n'inkoko nari mfite, ariko nagerageje buryo ki ayo mafaranga kuyashyira mu nkono nta kamaro byakumarira. Ariko burya ufasha amafaranga niyo byaba ari 10,000 ukagura inkoko, ejo cyangwa ejo bundi ntago iza ari inkoko imwe, iza ari inkoko 2 cyangwa 3. Ubwo byanze bikunze niba ushaka kugurira umwana umwenda cyangwa se kugura ikindi kintu, ntago uzagurisha ya nkoko imwe, uzagurisha 2 usigarana indi. Ubwo nicyo shatse kuvuga ngo nta mafaranga make abaho, nta n'ubuterankunga bubaho bukeya. Biterwa n'umutwe w'umuntu. Umuntu agomba kwirekura akumva yuko amafaranga yariyo yose yamugirira akamaro. Ubwo je nicyo nashishikariza abantu yuko ubufasha ubwo ari bwo bwose bugomba kugufasha bukagera aho bukugeza naho bukuvana. Njyewe rero ubaho maze kugira ndashima Imana yo mu ijuru. Byari bigoye no kubona ibyo kurya, byari bigoye jewe kuko murandeba ukomeze nyine. Njyewe ubu ndi kuvuga mu myaka iri imbere ntago nzaba nkicaye ahangaha rwose. Nzaba narahagize neza bitewe mbifashijwemo n'Imana, kuko uwo mushinga wanjye ntago nzawureka. Kuko ubu ngubu mu ngurube zanjye mfite, ubu nakubitwa n'akabazo nkagurisha imwe hagasigara 3. Ariko izi 3 nubwo zasigara, kuko sinjya ngurisha ingurube batampaye nk'ibihumbi 100. Ubwo mu by'ukuri mu myaka nk'itanu iri imbere nzaba afite aho ndi ubu ngubu, ntago ariho nzaguma. Kuko nabyo murabibona, kuba twaravuye mu cyambere tukaba turi ahandi ho kubasha kwishyura mituweli, nukuri n'intera ndende kandi ikomeye. Hoje nashatse ndi mutoya, shaka umugabo wanjye nawe ari mutoya, turi imfubyi, ariko ubu ngubu izi saha ntitugira imfubyi. Ubwo dufite aho twavuye naho tuzagera mu myaka 5 iri imbere. N'ubufatanye, nta kindi, n'ubufatanye no kumvikana, ugashyira amaboko hasi nawe agashyira amaboko yiwe hasi, mukuzuzanya ibintu bikaza, mukabishyira hamwe mukicara mukabiganiraho icyo mugomba kubikoresha.
ntago urumva ntago dusubira inyuma, ntago abo baterankunga baza ko bayaduherezaga kuri telefone ngo nceceke. Icyo gihe iyo ucecetse ukayashyira ku ruhande ntago uba wizera wa wundi mubana, kandi urugo ntago rwatera imbere. Ariko iyo wicaye mukabiganiraho n'igishaki bari igiceri cy'icumi, arakubwira ati mugore wanjye iki giceri cy'icumi reka nongereho ikindi turebe ikizamura urugo. Niko gukundana k'umugabo n'umugore kugira ngo urugo rwe ruzamuke. Murakoze.